Igitabo Abakurambere n'Abahanuzi, igice cya 37. Mose atsindirwa ku rugabano rw'i Kanani. Iki gice gishingiye mu kubara igice cya 20 umurongo wa mbere kugeza ku wa 13. Amazi y'ubugingo yagaruye intege mu bugingo bw'Abisirayeli mu butayu, yavuye bwa mbere mu gitare cyakubiswe i Horebu. Mu isezerano ryabo ryose, aho byari ngombwa hose, igitangaza cyarabaga, maze amazi akadudubiza hafi y'aho baganditse. Kristo niwe watumaga ayo masoko meza aboneka kugira ngo Abisirayeli bakoreshe amazi yayo. Banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 4. Niwe wari isoko y'imigisha yose, ari iy'akanya gato cyangwa iy'iby'umwuka. Kandi ubwo yabajyaga imbere mu butayu batarakicwa n'inyota, yabatembeshereje amazi ava mu gitare, kandi yashije igitare, amazi aradudubiza atemba ahantu humye haba umugezi. Yesaya igice cya 48 umurongo wa 21 na Zaburi 105 umurongo wa 41. Nk'uko amazi meza yavaga mu gitare cyakubiswe, ni nako muri Kristo wakubiswe n'Imana wacumitiwe ibicumuro byacu, ashenjagurirwa gukiranirwa kwacu, havuye isoko y'agakiza kubw'ubwoko bwazimiye. Nk'uko igitare cyari cyarigeze gukubitwa rimwe, ni nako Kristo yajyaga kuzatambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 28. Umukiza wacu ntiyagombaga gutambwa ubwa kabiri. Ni ngombwa gusa yuko abashaka guhabwa imigisha y'ubuntu bwe bayisaba mu izina rya Yesu, maze hakazaboneka amaraso meza atanga ubugingo agereranywa n'amazi meza yahabwaga Abisirayeli. Abaheburayo benda kugera i Kadeshi, y'amazi meza yamaze imyaka myinshi adudubiriza hafi y'aho bari baganditse, arakama. Imana yashakaga kubagerageza yuko bazizera ineza yayo cyangwa bagakurikiza kutizera kwa basi. Ubwo noneho bari bageze aho bareba imisozi y'i Kanani, ariko hari hafi ya Edomu, niho hari inzira yatoranyijwe yo kuzanyuramo bajya i Kanani. Icyerekezo cyari cyarahawe Mose ngo, kandi utegeka abantu uti, mugiye kunyura mu gihugu cya bene wanyu Abesawu, bazaba batinya, muzabahaheho ibyo kurya n'amazi. Gutegeka kwa 2 igice cya 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Ayo mabwiriza yari akwiriye kuba ahagije ngo basobanukirwe n'impamvu isoko yabo y'amazi yari akamye. Bari bagiye kunyura mu gihugu gifite amazi menshi kandi cy'uburumbuke, baromboreza mu gihugu cy'i Kanani. Gukama kw'amazi babonaga mu buryo bw'igitangaza byari bikwiriye kubabera impamvu yo kwishima, kuko cyari ikimenyetso cy'uko kuzerera mu butayu byari birangiye. Ariko abantu basaga nk'aho batagifite ibyiringiro na bike by'uko Imana izabajyana i Kanani, maze basaba yuko bakomeza guhabwa imigisha bagiraga mu butayu. Amazi akama bataragera Edomu. Ubwo bari bagize amahirwe yo kugenda bakurikije kwizera, aho kugenda bakurikije ibyo barebaga. Ariko ikigeragezo cya mbere cyatumye bagira umwuka nk'uwa base bagize. Bibagiwe ukuboko kwari kumaze imyaka myinshi kubaha ibyo bakeneye. Aho gusanga Imana ngo ibafashe, bariheba maze bitotomba bavuga bati, iyaba twarapfuye ubwo bene wacu bapfiraga imbere y'Uwiteka. Ni ukuvuga abarimbukiye mu bwigomeke bwa Kora. Mose na Aroni, abayobozi, bajya imbere y'ihema ry'ibonaniro bikubita hasi bubamye. Mose abwirwa ngo, enda ya nkoni, wowe na Aroni mwene so muteranye iteraniro, mubwire igitare mu maso yabo kivusha amazi yacyo, ubakurira amazi muri icyo gitare. Abo bavandimwe bari abagabo bakuru icyo gihe. Bari barihanganiye kwigomeka kw'Abisirayeli igihe kirekire. Ariko ubwo noneho kwihangana kwa Mose kwaracogoye. Nimwumve mwabagome mwe, muri iki gitare twabakuriramo amazi? Aho kubwira igitare nk'uko Imana yari yamutegetse, yagikubise ya nkoni kabiri. Amazi menshi aradudubiza, ariko icyaha gikomeye cyari cyakozwe. Mose yari yavuganye uburakari. Yaravuze ati, nimwumve mwabagome mwe. Ibyo yari avuze byari ukuri, ariko n'ukuri ntigukwiriye kuvuganwa ubukana cyangwa kutihangana. Igihe yiyemezaga kubarega we ubwe, yababaje umwuka w'Imana. Byagaragaye neza yuko atari agifite kwifata. Nuko abantu baboneraho kwibaza niba ibyo yakoze mbere byose yari ayobowe n'Imana. Ubwo noneho bari babonye impamvu bashakaga yo kwanga amabwiriza Imana yari yabahaye itumye umugaragu wayo. Mose yagaragaje kutizera Imana. Yarabajije ati, muri iki gitare twabakuriramo amazi? Nk'aho Uwiteka atajyaga gukora ibyo yasezeranyije. Uwiteka abwira abo bavandimwe ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli. Igihe amazi yakamaga, kwizera isezerano ry'Imana kwabo kwahungabanyijwe n'ubwigomeke bw'abantu. Abisirayeli ba mbere bahanishijwe kurimbukira mu butayu kubwo kutizera kwabo. Mbese aho nabo bajyaga kunanirwa? Ubwo Mose na Aroni bari bananiwe kandi bacitse intege, batarakagerageza guhagarika uwo mwuka wari uri mu bantu. Bajyaga gushobora kubibwira abantu mu buryo bajyaga gushobora kwihanganira icyo kigeragezo. Bajyaga gushobora guhosha uko kwitotomba batarasaba Imana ngo ibibagirire. Ubwo urutonde rw'ibibi rwajyaga kuba rukomwa imbere.
Igitare ubwo cyagereranyaga Kristo cyakubiswe rimwe nk'uko Kristo yajyaga kuzatambwa rimwe. Byari ngombwa kubwira igitare gusa nk'uko tugomba gusaba gusa imigisha mu izina rya Yesu. Kubwo gukubita igitare ubwa kabiri, ubusobanuro bw'icyo gishushanyo cyiza cyane cya Kristo bwatanzwe nabi. Ikirenze ibyo, Mose na Aroni bihaye ububasha bufitwe n'Imana gusa. Abo bayobozi ba Isirayeli bari bakwiriye gukoresha ako kanya bakigisha abantu kubaha Imana no gukomeza kwizera kwabo mu bubasha no mu buntu bwayo. Igihe bateraga hejuru bati muri iki gitare twabakuriramo amazi, bishyize mu mwanya w'Imana nk'aho ari bo bari bafite ubwo bubasha. Mose yari atagitumbiriye umufasha we uruta byose, maze kubw'intege nke za kimuntu yangiza ibyiza yari yarakoze. Amaherezo umugabo wajyaga gushobora guhagarara ashikamye kandi adafite kwikunda kugeza ku iherezo ry'umurimo we aranesha. Muri uwo mwanya Imana ntiyahannye abantu bateye Mose na Aroni kurakara. Abayobozi nibo bahanwe. Mose na Aroni bari bagize agahinda babona yuko ari bo abantu bitotomberaga kandi baritotomberaga Imana. Kubwo kwireba ubwabo baguye mu cyaha batazi, maze bananirwa kwerekana icyaha abantu bari bakoreye Imana. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, ntimuzajyanira iteraniro mu gihugu mbahaye. Bagombaga gupfa batarambuka uruzi rwa Yorodani. Ntibarezwe icyaha cy'icyitumano, batsinzwe n'ikigeragezo cyaziyeho, kandi bihannye uwo mwanya babikuye ku mutima. Uwiteka yemeye kwihana kwabo, nubwo kubw'ingaruka mbi icyaha cyabo cyajyaga gutera abantu atakuyeho igihano cyacyo. Mose yabwiye abantu yuko ubwo yari yananiwe kwerekana ubwiza bw'Imana atajyaga kubageza mu gihugu cy'isezerano. Yabingingiye kuzirikana igihano kidakuka yari yahawe, kandi hanyuma bakazirikana uburyo Imana izakira kwitotomba kwabo bashyira ku muntu ibihano bari bizaniye. Yababwiye yuko yari yinginze Imana kugira ngo imukureho icyo gihano ntibyemerwe. Mu ngendo zabo zose ubwo bitotomberaga amagorwa bagiraga mu nzira, Mose yarababwiraga ati, si twe mwivovotera, ahubwo Uwiteka niwe mwivovotera. Ariko amagambo yavuganye ubwira ngo muri iki gitare twabakuriramo amazi cyari icyemezo bari bifatiye, kandi uko kwitotomba kw'abantu kwari guhawe inkingi. Uwiteka yajyaga kubakuramo ibyo bitekereza atemereye Mose kujya mu gihugu cy'isezerano. Icyo cyari ikimenyetso kidashidikanywa cyerekana yuko umuyobozi wabo atari Mose. Uwiteka yari yaravuze ati, dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira, akujyana aho nakwiteguriye. Mumwitondeho, mumwumvire, kuko izina ryanjye riri muri we. Kuva igice cya 23 umurongo wa 20 n'uwa 21. Mose arababwira ati, Uwiteka yarandakariye ku bwanyu. Inteko yose yamenye icyo cyaha. Iyo bijenjekwa, abantu bose bajyaga kubwirwa yuko kutihangana igihe urakajwe cyane bishobora kubabarirwa bikozwe n'abayobozi. Ariko ubwo Mose na Aroni babujijwe kugera i Kanani ku bw'icyo cyaha, abantu bamenye yuko Imana idatinya abantu. Abantu b'ibihe by'ahazaza byose bakwiriye kubona yuko Imana yo mu ijuru nta ruhande ibogamiramo, kandi ko nta mpamvu iyo ari yo yose yatuma yemera icyaha. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bituma irwanya icyaha, kuko kibuza amahoro n'umunezero isi yose. Imana yari yarababariye abantu ibicumuro bikomeye kuruta icyo, ariko ntiyajyaga guhana icyaha cy'abayobozi kimwe n'icy'abayoborwa. Yari yanahaye Mose icyubahiro kiruta icy'undi muntu uwo ari we wese ku isi. Kubona yarabonye umucyo mwinshi cyane n'ubwenge muri ako kageni byatumye icyaha cye kibabaza Imana cyane. Gukiranuka umuntu yigeze kugira ntibizahongerera icyaha kimwe. Ubwinshi bw'umucyo n'amahirwe umuntu yahawe nibyo bituma iyo atsinzwe biba bibi cyane, kandi n'igihano cye kikaremera. Icyaha cya Mose cyakorwaga n'abantu benshi cyane. Umunyazaburi aravuga ati, kuko bagomeye umwuka w'Uwiteka bituma Mose avugisha akanwa ke ibidakwiriye. Zaburi 106 umurongo wa 33. Ukurikije ubwenge bw'abantu ibyo bishobora kugaragara nk'aho byoroshye, ariko niba Imana yarahannye itababarira umugaragu wayo warushaga abandi bose gukiranuka n'icyubahiro, ntizababarira abandi. Umwuka wo kwishyira hejuru no gushakisha ibicumuro muri bagenzi bacu ntibinezeza Imana. Uko umuntu arushaho kugira inshingano zirushijeho kuba iz'ingenzi, ni nako ari ngombwa yuko yakwimenyereza kwihangana no kwicisha bugufi. Iyo abafite inshingano z'ubuyobozi bihaye icyubahiro cyari gikwiriye guhabwa Imana, Satani abanesheje. Ntacyo twiyumvamo dushaka gukora cyangwa ibyo umutima wacu ushaka bidakwiriye guhora biyoborwa n'umwuka w'Imana mu kanya kose. Nuko rero ubwinshi bw'umucyo umuntu yaba yarabonye bwose, uko Imana yamugirira neza kose, akwiriye guhora agenda yicishije bugufi, asaba yizeye yuko Imana izamuyobora mu byo akora byose. Inshingano Mose yari yarahawe zari zikomeye cyane. Ni bake bazigera bageragezwa bikomeye nkawe. Nyamara ibyo ntibyagombaga gutuma adahanirwa icyaha cye. Uko byakomerera umuntu kose, gucumura ni igikorwa cyacu. Si imbaraga zivuye ku isi cyangwa ikuzimu zategeka umuntu gukora icyaha. Uko byadukomerana kose cyangwa ingorane zikadutungura, Imana yaduteganyirije ubufasha, kandi mu mbaraga zayo dushobora kunesha.